Tangiye kubasuhuza abakurikiye ibiganiro kuri BBTV. Uyu munsi tugiye kubereka utuntu tumwe turanze i Kigali. Hari umuntu uba utarahagera i Kigali akavuga ngo se hameze gute. Aha rero ni hejuru cyane, ubu twagiye ku musozi hejuru cyane, aho turi kubereka umujyi ariko turi hejuru cyane, hejuru bajya bita Mont Kigali. Ubwo rero aha hose niko umujyi umeze. Aho mujya mwumva bita ku irebero. Irebero ni aha ngaha. Aha muri kureba hakurya niho ku irebero, kugira ngo murimo kureba. Ubwo rero tugiye gukomeza tugenda tubereka uduce tumwe na tumwe tugize Kigali, ntihaze kugira usoza atarebye neza. Ubu aha ndi hejuru cyane, ngiye kugenda rero mbereka amwe mu mazu ari i Kigali. Nizere ko muri kugenda mureba. Aha hose ni i Kigali. Aka ni agace kamwe kahitwa mu Nyakabanda. Ntekereza ko rero murimo kuyireba. Ntekereza ko Kigali murimo kuyireba. Ya Mont Kigali nababwiraga, uwo musozi nari ndiho ubwo n'uriya ugizwe n'amashyamba menshi cyane. Ugizwe n'amashyamba. Ubwo rero iriya niyo Mont Kigali nababwiraga, igizwe n'ishyamba ryinshi cyane, ryinshi. Hano hose ni Kigali, yose ni Kigali. Twakomeje, urabona ko aha hose ni Kigali. Rya shyamba noneho naribereka neza. Rya shyamba naribereka neza noneho rya Mont Kigali, kuko rya Mont Kigali ni iri ngiri. Hano rero kugira ngo umuntu wese uba ufite amatsiko y'i Kigali hari icyo abonye. Kigali ni aha. Turakomeza rero, twageze mu muhanda. Ngo murebe imihanda ukuntu iba imeze. Turi mu muhanda. Baba bafite amatsiko yo kureba imihanda. Hari n'ahandi ushobora kureba Kigali. Imihanda ngo murimo kuyireba. Aba bari mu bwubatsi. Ni imihanda barimo kubaka. Urakureba neza ukareba Kigali, ukareba amazu n'ama etaje biba bihari. Kigali kuri kaburimbo, ushobora kwitegereza neza. Hari amazu n'ama etaje biba bihari. Ntekereza ko Kigali mwahabonye. Mwakoze cyane. Mwakoze, nakagaruka.